ya mbere iyo ujya gutekereza mu rurimi rutari urwawe tugera ku kigero cyiza cyo gutekereza kugira ngo ushobore gutekereza ubwo ngiye kuba ku babyeyi umubyeyi yakagombye kumenya ko umwana we namara guta ururimi azaba amuvuyeho ntazaba akiruwe kuko ntibazaba bagihuje umuco. Icya kabiri umuntu utekereza ku rurimi rwiwe bitandukanye n'umuntu utekereza mu ndimi zindi kugira ngo umuntu ashobore gutekereza neza icyo ashaka gutekereza nuko agitekereza mu rurimi rwe mu bintu biranga abantu ya identity twavugaga tuzi ko twavuze amazina tukavuga naho umuntu akomoka noneho hakaza umuco w'abo bantu kugira ngo batandukane n'abandi ururimi ni ikintu cy'ingenzi ku bantu iyo umuntu ataye ururimi aba ataye umuco rwe kavukire yego aba ataye umuco icyo ngicyo turakibashimira kandi muzagikomeza hanyuma ku kiganiro tuganiriye ubu ngubu twagiye dutanga incamake ya buri jambo ryose ariko ntitwavuze buri kintu cyose kandi ni umuco wahahise wakomeje kuvuga ngo umuco waho twavuye ahubwo twakagombye kuwugereranya n'umuco wa hano kugira ngo dushobore kubaho kuko nimba duhaye twiga umuco wa hariya uwa hano kandi ari udutsikamiye afite ni nko kujya kubwira umuntu inzu yamugwiriye ngo ujye kumwigisha ngo iyi nzu itaragwa yari imeze gute kandi muri hejuru tubabwira ibyo bavuyemo kandi ibyo barimo ari byo bakomeje tukaba twishimiye ko nabyo muzabigereho wari uvuze ururimi mu rwego rwo gusenya imiryango ariko hariho n'ibindi byinshi biba bisenya imiryango uyu munsi gukunda igihugu no kwikunda kugikorera no kwifasha ubu ngubu ko murikunda kandi ko murifasha ubufura twahoranye nibwo bwatwubakiye ubufura bwatwubakiye mu buryo bwo gutabara no gutabarana iyo tuvuze gutabarana si uguterwa gusa umuntu yabashonje akagenda akabibwira undi akavuga ati twashonje wenda ngo ntanabimubwire akamenya ko yashonje akamuhatana ariko no kuvuga hari imvugo bavugagamo ni ukuvuga ko umuco nimba ari ibikorwa agiye gukora akamenya ko ubufura bugomba gukomeza kumuranga urwo rugero wari utanze urwo ni urugero rutishimirwa ku isi hose kandi rugomba kurwanywa ku isi hose kubera yuko turi muri iyo kominote y'abantu abakunzi ba Imuhira International mugize neza kudukurikirana tunabaha mwiriwe mwaramutse turabaramukije muri make hagati aho tunabifuriza umwaka mushya mperuka kuri kamera yanjye 2025 nongeye kuyigarukaho muri 2026 bifurije umwaka mushya abakunzi bacu abazadukurikirana n'abatangiye kudukurikirana none turabasabira umugisha muri uyu mwaka ngo Imana izabane namwe muri uru rugendo rw'amezi 12 hagati aho muri kubibona akenshi mba ndi kumwe n'abatumirwa mba ndi kumwe n'abantu twatekereje kuganira kugira ngo tubasangize topic tugira sije tugira intego tugira wenda ku muntu ubonye bwa mbere Imuhira International intego yayo ni ukwibukiranya umuco wa Kinyamurenge cyangwa ni ukwigishanya umuco wa Kinyamurenge inyito uri buyihe gusa twibanda ku muco cyane cyane wacu w'abanyamurenge niyo sije ya Imuhira International reka dutangire n'umubyeyi wacu hano imbere aratangizanya isengesho niturangiza abibwire hanyuma tuje mu kiganiro twabateguriye ni karibu mubane natwe murakoze. Mana yacu dushingiye ku ijambo ryawe riratubwira ngo kukubaha nibwo bwenge duciye bugufi mu byo tugiye gukora byose turakubashye tugushima ko waduhaye kurama igikorwa cyo kurama ni igikorwa cyawe wihariye ibyo dushobora gukora byose ntabwo byaduha kurama turama kubera yuko wabitegetse kandi turashima ko Yesu yaravuze ngo nimugende muhindura abantu bose kuba bigishwa banjye nyemerera ibiganiro byose tugiye gukora kugira neza kwawe ni kutumurikira biratuma tukubaha kandi bitume abazatwumva bazunguka kandi cyane bunguke kukumenya no kukubaha nk'uko bikwiye izina ryawe ryubahwe kuza kudufasha muri byose mu izina rya Yesu amen. Ego
iyo dutangiye ikiganiro dutangira umuntu yibwira abantu batamuzi kugira ngo barushirizeho kukumenya, cyangwa se n'umuco wacu wa Kinyamurenge niko duteye. Utangira wivuga akarere watuyemo, niko tubayeho, niko twakuze tuzi. Naje nagezemo nurambwira ni kwibwira. Yego, reka mbikore nk'imuhira. Yego. Nubishwagize impungenge, dufite uburyo bwinshi n'ahantu henshi twaciye, hagiye haduheza ubumenyi butandukanye. Amazina nitwa Murihano, ni n'izina ry'umuryango. Irindi ndi Yosefu, ndamusinzira. Ubu dutuye hano, ariko mbere twari dutuye n'ubundi dutuye ahantu bita kuba Abanyarusuku. Kuba Abanyarusuku ubu ngubu bahise ku Kiziba. Twebwe abantu bo kuba Abanyarusuku tuvuga ko batubohoje umusozi ni wo kuba Abanyarusuku. Igitume mvuze ngo n'ubu turahatuye ni uko abagize umuryango bamwe n'ubu baracyahatuye. Aho niho mu rugo, ni imuhira. Murakoze, ngira ngo ntacyo nsize. Yego, waruvuze ngo ku Banyarusuku, nje ndango nibwo nabumva. Uvuze ngo nyine habaye ku Kiziba niho nakuze numva. Ku Banyarusuku ni nkaho hari risha, ariko ritari risha cyane. Tubwiye umwana wumvishije ku Banyarusuku haherereye he, ni mu kihe gihugu? Ko hari abana nabo babyumvishije bwa mbere ku Banyarusuku no ku Kiziba. Ni mu karere kameze gute, kagira imbeho, kagira izuba, kera, katera, kagituwe cyangwa ntigatuwe? Murakoze. Se ubwo reka waruvuze localisation, ariko mureka maze mvuga izina. Yego. Hiswe kuba Abanyarusuku kera. Yego. Batubwira ko habagaho ibiraro by'abantu bari batuye ahantu bita mu Rusuku. Bakahagira ibiraro. Noneho kugira ngo iryo zina rizabe Kiziba, umusozi ubwaho ugira ikiziba kitaza kireka buri mwaka kandi kidaterwa n'imvura. Cyari gikunze kureka hagati y'ukwezi kwa 4 n'ukwezi kwa 6 kigakama. Hanyuma niho haba n'ikibuga cy'indege hafi y'icyo kiziba. Izina ryo ku Kiziba ryaje rite? Methodiste imaze kuhimurira centre cyangwa ijimbo, yaje ari ijimbo ya Kiziba. None iyo jimbo ya Kiziba niyo yatumye umusozi wose witirirwa Kiziba, cyangwa se witirirwa cya Kiziba kiwubaho, ariko umusozi kera nuko witwaga. Hanyuma waruvuze ngo ese uherereye hehe? Ni haherereye ni mu Minembwe. Iyo tuvuze mu Minembwe igizwe n'uduce dutatu. Agace kabanza ni ririya Rango cyangwa ni Shene. Rya Mukoko rizakomeza rikagenda rigajya za Rugezi. Noneho inyuma ya Minembwe hariho Irango n'ubundi. Iyo rifatiye za Rugabano urakomeza za Gahwera, ukazafata za Mashya, ugakomeza za Rutigita. Iyo ni imisozi iri hejuru y'amadegu. Ni ukuvuga ko ayo madegu niyo arimo kuba Abanyarusuku, niyo arimo reka mvuge Kiziba, niyo arimo ku Kiziba. Noneho ku Kiziba ni amadegu uhereye ku Irango rya Gitavi ukagera ku Irango rya Runundo. Ayo madegu ari hagati y'iyo misozi. Inyuma hano mu burasirazuba hari imisozi migufi myiza aho bita Irundu, ndetse hakaza yego n'Irundu, bita Irundu. Nufata Irundu hariho za Bidegu, hariho za Gakenke. Noneho uwo musozi uri muri iyi misozi myiza yo hasi, ishoreranye ku Imishasho, ku Igishigo, ku Kiziba, Muzinda, naho bazabita ubu ngubu ngo bagiye mu Madegu centre. Ni ukuvuga ko niho hari isoko riri ku Kiziba. Niho hari zone, ni naho hakunze kuba zaka ikomeye, niho yariri. Ngira ngo ntavuze birebire, ariko naho ngaho ko Kizibiri. Urumva Kiziba, ariko muhatuye mweza giki nko muri uku kwezi tuvuge kwa mbere? Ufite iyihe klima? Imihingire yaho klima ni nziza, irashyushye, ntabwo hakonje. Muri kuno kwezi kwa mbere ni ukuvuga ko iyo ikiri irangiye. Ubundi kera
imvura yatangiraga mu kwezi kw'icyenda ubisigaye yigira kure, ariko mu miterere ya kariya gace kose ni ukuvuga ko ibintu bihingwamo kubera ko hashyushye gahoro, hahingwaga imbuto hafi zose, ibigori, ibishyimbo, ibijumba birahari n'ibirayi mu gishanga, kuko imirima ako gace nta bibira kigeze kugira. Ikintu cyabayeho ni ibishanga binini. Hano hafi y'ibishanga niho hari hagiye ibiti bikeya bya ya miterere y'iwacu yo kwangiza ibidukwikije, byaratemwe bashaka imirima, bashaka inkwi, birashira. Ubu ni ukuvuga ko umurima usigaye muri ako gace mu madegu yose ni ibishanga. Kandi mu bishanga imbuto zihingwamo ni ibigori, ni ibishyimbo, ni ibirayi, nibyo bikunze guhingwamo. Yego. Kugira rero ngo tuhite twinjira muri sije y'umunsi cyangwa se mu byo dushaka kugezaho abantu, hari abana wenda bashobora kuba baza bumva bakabwira ati sigukura akamubwira ati itongo ryacu riba ku kiziba. Naye ngiye kuvuga rya zina riba ku kiziba. Uyu mwana wamubwira ati kunda ku kiziba kubera iyihe mpamvu? Kubera ko gusa sogokura kubwira ni ku itongo cyangwa iciza cyo ku kiziba ni iki? Iyo tuvuga urugero baratubwira ngo ikiranga u Rwanda ni isuku, ikiranga Kongo ni amabuye y'agaciro, ikiranga Amerika ni iki, ikiranga gute ni mbese ukumva nyine akantu bafite ikintu bahakundira. None turavuga ku kiziba, yego iri muri Kongo, iri muri DRC, kiziba ni iki ciza ifite uyu mwana akundira gakondo yiwe? Ko tuzi ari igiturage gusa, hari ikintu ciza ifite? Gukunda n'agaciro ni ibintu bibiri bitandukanye. Iyo uvuze ngo ukangurire ubwoko bwacu, ubwo mvuza abato n'abakuru. Yego. Gukunda igihugu no kucyitangira, ntabwo uba uvuza imisozi, ntabwo uba uvuza inzuzi, ntabwo uba uvuza ubwo buryo bwo korora no guhinga. Oya, uba uvuza agaciro. Iyo tuvuze identite y'umuntu, yego, aho akomoka hazamo. Imana ijya kurema umuntu yabanje kumuremera ubutaka agomba gutura. Agaciro kacu k'abanyamurenge ntikoshakirwa gusa muri Kongo, ntitwabaye muri Gasayi. Iwacu ni Murenge. Noneho mbere y'uko tubanza kureba za nyungu tuhabona, tubanza kwireba ku butaka buduha agaciro twebwe. Icyambere nje mbwira abantu, mbanza kubabwira ko agaciro kacu ni iwacu kuri gakondo. Noneho namara nkabona kubaratira ibyiza bihaba, ariko icyambere gikomeye ni agaciro. Muko iyo ubwiye umuntu ngo ivuge, tuzi ko nahise nivuga nkavuga naho nkomoka. Yego. Kandi wenda ntunahaherutse, ariko niho hampa agaciro kuwuriwe, kuwo ndiwe. Icyo ngicyo igitandukanye na bya bindi tujya kuvuga. Nubwo agaciro, nubwo ibyo byaba bitahaboneka, reka mvuge mu bihugu by'Abarabu, imbuto nyinshi ntazerayo, ariko niho iwabo habanza kubaha agaciro, bamara kugira agaciro bakabona gushaka ibibatunga. Noneho iwacu ho icyambere ndavuze ngo ni agaciro, ni nako turwanira. Nabicyo igituma bahatwirukana, icyatumye bino byago bitubaho. Bashaka kudutesha agaciro kugira ngo tube mu isi turi inzererezi, tutagira ahantu tubarirwa. Yego. Ntabwo twapfuye n'abariya bose, ntabwo dupfa ibigori byinshi tweza. Oya. Nta nubwo dupfa inka nyinshi tworora. Oya. Icyo dupfa ni agaciro bashaka kutwambura. Natwe icyo dupfira ni agaciro kacu ko tudashobora kukamburwa. Noneho muri kariya gace kose, kubera ko hariho klima nziza. Icyambere harimo imiterere itanga, d'abord twari dufite umutekano wose uretse ziriya ntambara. Iyo uhari uba ufite umutekano wose. Nimvuga umutekano, inzara ntiyakundaga kuhaba. Aho nimvuga indwara kubera amazi meza twari dufite. Ubwo ndavuga umutekano mu buryo bwa sante. Noneho ibyo bintu byinshi ni inyungu twunguka kubera ko dufite iwacu. Kuba abanyarusuku, n'inzoza mvuga ko abanyarusuku cyangwa ku kiziba ntacyo bitwaye. Ni umusozi mwiza wagiraga na paysage nziza.
ukagira amasoko amazi twavomaga n'ubu ngubu amazi azavomwa yavomwaga n'imodoka ziriya zose z'amawenje n'uruzi tuvoma kuko amasoko azakomoka ku musozi bitandukanye n'ahandi hantu hose ntabwo tuvoma amazi y'igishanga tuvoma amazi akomoka mu musozi umusozi kakwa kundi bakubise gutya intoza ku rutare havamo amazi yego ibyo byiza hariho n'umuco wihariye kubera ko twari tuwufite ari uwacu twenyine ni ukuvuga ko identite yacu byaba nzi ko bavuga by'agaciro gashingira no ku muco ntabwo wari uvanze ni ukuvuga ko gukunda umuntu kuvuga ngo nkunda hariya ni ukuba wikunze iyo utahakunda ntuba wikunze kubera yuko aho uzajya hose n'icyo wagira cyose nta gaciro uzagira utabanje kugira aho ukomoka nicyo cya mbere mpakundira nuko ariho haduha identite nuko ariyo soko yego reka rero twinjire mu kiganiro ako kari ka introduction twinjire noneho mu kiganiro cy'umunsi murabizi ko Impera International n'ubundi ni umuco wa Kinyamurenge iyo tuvuga ngo umuco ubundi Impera International intego yayo cyangwa se topic yayo y'igihe kidafite kuvuga ngo umwaka igihe cyose ni ukwibukiranya ni ukwiga ni ukurebera hamwe ni ukubwira abibagiwe icitwa umuco iyo wumva ngo umuco w'Abanyamurenge nkamwe mwumva ari nk'iki umuco niki umunyamurenge arangwa niki umunyamurenge ninde byose reka tubishire mu kibazo kimwe ko ari bitatu umunyamurenge ninde arangwa niki umuco niki yego uretse ko mu kibazo kimwe ntiwabihuza iyo uvuze umunyamurenge ninde ni ya identite ya indi turangije kuvuga uramuhera mu nkomoko ye noneho umujyane umugeze aho atuye nacyo kiba igikorwa cy'ingenzi noneho hahandi atuye ni iki kimutandukanya n'abandi yego ni iki yihariye afite abandi kimutandukanya n'andi moko cyangwa se icyo afite ayandi moko adafite icyo nicyo twita umuco ubundi umuco si ikintu kimwe ni uruhererekane rw'ibintu byinshi igituma mvuze guhererekana ni uko ntaho byanditse abantu bagenda babisigira ababakomokaho ababakomokaho bagenda babikura kuba imbere yabo bigenda bigaruka uko abantu bagenda baza niko bagenda babifata noneho buri gice cy'ubuzima cyose kigira amategeko akigenga uwo muco ni abantu bawushyiraho iyo bamaze kuwushyiraho ubahindukira amategeko yamara guhinduka amategeko akaba ariyo bagenderaho noneho ubwo nituvuga amategeko haraza amategeko ku bintu byinshi haraza amategeko mu buryo bw'imibereho nimvuga imibereho hari amategeko yo kurya amategeko yo kurya reka mvuge mu ijambo rimwe usanze imyaka mfite mpaye ndira ku muhanda kwibarabara cyaba ari ikibazo gikomeye kandi nta cyaha cyo kurya kirimo naho mbiririye yego nta cyaha kirimo cyo kurya ahubwo ni ukureba icyo nariye cyangwa n'uwuriwe ko ndavuga njyewe yego aho nari icyo mpaye ndya naho nkiririye gishobora kuba umugayo noneho nibiba umugayo kirajya kwitwa icyaha kubera umuco yego ariko ubundi kurya nticyari ikibazo ubwo ni ukuvuga ko hari amategeko ukavuga ngo niba ugiye gufungura haba n'iyo uvuze ngo umuntu uko ararya iryo jambo ryonyine si ryo turafungura ntiturya noneho nabyo reka nivuge akantu gatoya ahantu abantu batuye ndavuga kuri iyo mirire yego nayo ayo mategeko y'aho batuye nayo azamo tuvuga umuntu watuye mu Rurambo utegereye Tanganyika yasanze abantu bakuru bataza barya indagara ariko abatuye kuri Tanganyika kubera ko ari imboga za buri munsi babona bageze aho bazirya
niba abantu babiri bavukana ni ukuvuga ko iryo tegeko ry'imirire ryahinduwe n'aho abantu batuye. none nituvuga umuco kubera ko twavuze ngo ni uruhererekane rw'ibintu byinshi. hari umuco w'uburyo bwo kwemera. abanyamurenge uko bemeye siko ababembe bemeye. sindi bugende nkoresha amazina. ndavuga ngo uko imyemerere yabo yubatse siko imyemerere y'abandi yubatse. wasanga nimba waravuye imuhira vuba ikintu bita umumera urakizi. abandi twari duturanye bo babifataga nk'ikintu gisanzwe ko kunywa amata n'amazi. twebwe nicyo twafashe nk'ikintu cy'inzoga gihuza n'itegeko rya Bibiliya ko gusinda ari kubi. ariko abandi nta kibazo bari bafitemo. ni ukuvuga ko muri iyo myemerere yacu twebwe iyi ngoma ivuze umuntu ntagiye mu materaniro bifatwa nkaho yamaze gucumura, nkaba babizi ko arwaye cyangwa ko afite iyindi mpamvu. ntitwigeze dutandukanya gusenga no guterana. yego kwinjira ni yego kwinjira niko guterana. ntitwatandukanije ibyo ngibyo. umuntu ashobora kujya kwinjira ariko atagiye gusenga. aho umuntu ashobora kujya kwinjira kandi agasenga. umuntu ashobora kutajya kwinjira ariko agasenga. kuko haterana hinjira umubiri hagasenga umutima. uwo ni umuco. noneho ubwo buryo tubifatamo haza nk'ibintu byinshi. ugiye gusenga ugiye guterana agomba kwambara, agomba kuba yabyiteguye. nivuga kuba yabyiteguye ni ugukaraba, ni ukwambara umwenda umeshe, bigakomeza. twabigize ihame. umuntu agiye mu materaniro akagenda yambaye umwenda utameshe nabyo yateranye kandi umutima ushobora gusenga ariko kiba icyaha abantu bakakibazaho kikaba umuco kubera ko biri mu muco. noneho urwo ruhererekane rw'ayo mategeko rugenda rusimbuzwa ibihe. nibyo urunyurane rw'ibihe rugenda rutuma bigenda bishira. ubwo twari tuvuze nimvuga gutyo sindi ariko wewe ndabona wewe wabyubahirije. kera nyuma hano gatoya nta mugore wajyaga mu materaniro atambaye igitambara iwacu. aho nta mugabo wagiye mu materaniro atambaye ikoti. ariko ubu ngubu ngira ngo nta cyaha kirimo niko nkeka. yego. cyangwa hari abakibifashe gutyo kubona umubyeyi wagiye mu materaniro atambaye igitambara. bityo kandi ngira ngo nta cyaha kirimo uyu munsi kubona umugabo wagiye mu materaniro atambaye kositimu. ariko ibyo ngizi kikubwira ko umuco ushobora kubahirizwa uruhande rumwe, urundi ruhande ukaba waratangiye gusimburwa kubera ko umuco ugenda usimburwa gahoro. hano hari umuntu ugize mu materaniro uri umuntu mukuru wambaye ishati nuko atafite ubushobozi bwo kukwirukana ariko kwirukana mu materaniro. uwo ni umuco ujyanye n'imyemerere. hakaza nk'uburyo bwo guterana, hakaza nk'uburyo bw'imirire, hakaza nk'uburyo bw'imyambarire. ntabaciye mu byo muvuga nigeze numva bavuga ngo hari umuntu waje kubwiriza atambaye ikoti ntibamuha ngo abwirize umuntu kubera yambaye ishati. niba atari amakomanteri y'abantu bamwima kuja ku gatuti kubera atambaye ikoti. mu muco w'abanyamurenge kubwiriza ndangwa ni ngombwa uzobe wambaye ikositimu. ntibyakagombye kubera ko iyo kositime gasi y'abanyamurenge ni umwambaro dukura ahandi. umwambaro wose wo kwikwiza umuntu yikwije utekereza yuko guhagarara imbere y'abantu ko ntacyo bitwaye ntiyakagombye kuba impamvu. kuko niba habwiriza imyambarire ntawakagombye gutegura, yakagombye kuzahindura uburyo bwo kwambara abantu bakiga uko yambara. nimba byafasha kujya mu ijuru ntabwo bifasha. igifasha ni ukumenya ijambo akaba ari ryo bwira abantu.
yego none wari uvuze ngo mu muco ubwo nari ngiye ntanga ingero nari mfashe urugero rw'umuco wo kubaho mu buryo bwo kurya aho nari ntanze urugero mu buryo bw'imyemerere ariko hariho n'izindi ngero nishi usanze idini byiza ryazanye birahari byinshi icyo kintu cy'isuku tuvuze idini ryarakizanye birakunda aho ikintu cy'iterambere amashuri menshi twasanze twebwe imbere yacu abize imbere yacu bakoraga ingendo bakajya kwigira amashuri abanza kuri iyo idini riziye ribanza gushobora kuzana amashuri abanza ubu ngubu dufite n'amayuniverisite idini ryarakontribiwe imurenge cyane mu buryo bw'iterambere kuko nimba ryarazanye amashuri haba n'uburyo bwo guhinga imbuto zose dufite zaciye mu mashuri abantu bamaze imyaka myinshi cyane agace gakonja cyane kitwa za Rurambo abantu batunzwe no guhaha no gushegurwa ni umuntu uzaza n'ibyo kurya iwawe igihe runaka mwumvikanye ukazamuha ukazishyura ako gace ubu ngubu karera cyane kandi imbuto zose kubera iki kubera iterambere kubera bize ibyo ni inyungu z'idini ariko idini rifite ibindi byasenye yego ko bihe urugero ndafata uburyo imiryango yafatwaga tuvuge niba umubyeyi yagize ibyago agapfusha umugabo mu muco hari ukuntu uwo mupfakazi yitabwagaho akungura umuryango ariko idini ryaje risenya ibyo ubwo harimo n'ibindi nyine ni ukuvuga ko idini ritubuza kuvuga ibyo twabonye bikaba icyaha umuntu yakoze ikintu kukivuga kikaba icyaha kuruta kugiceceka ariko sindi babyinjiremo ibyo ni ibintu abanyamurenge bafite amadini atuyobora ku bintu byose hafi byose tugatekereza ko ari uwo muco umuco wacu si idini rifite uwaryo muco uko twemeye bitandukanye n'abatuzaniye idini bitandukanye n'abaturanyi bacu ariko iyo myemerere isa natwe igendera kuri twebwe kuri bya bintu byinshi twebwe tubona ko ari byo bidufasha uyu munsi mvuge kuri iyo waravuze ngo idini uyu munsi mu muco wacu w'abanyamurenge cyangwa mu myemerere yacu ya gikristo dushingiye ku myambarire iyo umuntu atambaye bijyanye n'umuco wa kinyamurenge aba akoze icyaha iyo ni imyemerere y'umunyamurenge none se iyo tuvuze gutyo tuba dushaka kuvuga ko iyo myambarire ya kinyamurenge ari iyihe imyambarire y'umunyamurenge ni ukwambara ukikwiza kwambara ukikwiza ni ukwambara umwenda utagaragaza niba ari ku mudamu utagaragaza umubiri aho ariho hose yaba ari amaguru yaba ari igice cyo hejuru niyo myizerere dufite aho ni harimo ibyo dukabyaho bibaye ari ukwambara no kwikwiza ni wowe uvuze abadamu bibaye kwambara no kwikwiza abikwiza kuruta abandi ni abayisilamukazi nibo bikwiza noneho nimba kwikwiza ari byo biganaho niko twakagombye kuba dushaka ko twambara ntabwo nshyigikiye ko reka maze ndeka ababyeyi maze ndeka abadamu mbanze mvuga imyambarire muri rusange hano hanze ngiye mu bukwe ntambaye ikoti ni ikibazo ariko mba nikwije wonshinja ko ntikwije gute mu muco ikoti ni nka sembole y'icyubahiro none se ubu tubashe cya kintu cyabaye ahubwo iyo uvuga ngo kuba warahawe invitation ukitegura kujya mu birori na Bibiliya ivuga ngo nyiri ibirori ngo yageze muri sale ngo arareba ngo asanga hari utambaye umwenda w'ubukwe noneho ngewe wagutumiye dufite uburyo twubahisha ibirori mu buryo bw'imyambarire ubwo buryo bw'imyambarire ugiye kubukurikirana usanga ababyeyi bambara mu buryo butandukanye ariko abagabo hafi bose
bambara, ariko ubu ngubu byarahindutse, bafite amashati badodesheje, ubwo ngubwo bayarimo nayo, ariko mbere yari ariko nta cyaha kirimo. Ibintu byose twabihinduye icyaha dushingiye kuri wa muyoboro w'idini, kandi idini turitiza imbaraga zidafite. Kwambara ntabwo ari idini, kwambara ni umuco wo kwikwiza. Noneho ku byo wari uvuze by'abadamu, ngo kwambara kwikwiza hasi no hejuru, ibyo ngibyo nta muntu n'umwe mukuru, ngiye kuvuga mukuru, utabishyigikiye. Kubera iki? Umuntu ni imbata y'ibyo yamenyereye. Uwamenyereye kurya biriya azi ko ari byo biryoshye, ibyo atazarya azi ko bibishye. Uwamenyereye kuryama aya masaha azi ko ataryamye ayo masaha ntaba yaryamye. Noneho n'uwamenyereye kwambara muri buriya buryo twamenyereye, turifuza ko abana bacu bakomeza kwambara nk'uko twambaye, ariko rimwe na rimwe uzasanga bihabanye. Abana bacu kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu azajya mu kazi, umukobwa cyangwa umuhungu bose bambaye amapantaro. Yego. Ku cyumweru iyo pantaro nimba agiye muri kampani kujya gukora ibintu runaka, hari igihe bitamwemerera umwambaro wundi, uwo akaba ari umufasha kugira ngo akore akazi. Ku cyumweru akaba oblige kwambara guhindura umwenda. Ntabwo ibyo ngibyo bijyanye n'icyaha, bijyanye n'ihame gusa ryo guterana. Kwambara umwenda mwiza utagaragaza ubwambure byo ni myiza, ariko biri mu muco. Kandi kubera ko umuco usaza ubundi ukavuka, twebwe ko turarwana n'ibyashize, kandi ko turarwanira ahantu tudashobora kurwanira. Niba umuco twari dufite umurenge dutekereza ngo byarahindutse, environnement nyine igomba kugira influence. Nairobi nimba ituyemo n'abantu miliyoni 10, twebwe tukaba turi 20,000. Dufite ntidushobora ku influence miliyoni 10, ahubwo miliyoni 10 nizo ziduhindura, kubera ko nizo tubana nazo umunsi ku wundi. Iyo uvuze gutyo rero mpita nibaza kino kibazo, nkibaza se niki ciza c'umuco wacu ni niki kibi? Kubijyanye n'iki? Kubijyanye n'imyemerere ya Gikristo. Icyiza cy'umuco wacu kubijyanye n'imyemerere nuko dushobora gukonvenka abantu bose, nubwo batakizwa ariko bari mu rusengero. Hariho ibyo birinda, hariho ibyo badakora. Yego, hariho ibyo badakora. Buno businzi uzarebe, abasinzi dufite ni bakeya ugereranije n'abandi. Si uko ari mu ngo tubikorera, oya tubikorera mu itorero, niho hadufasha. Icyo ni icyiza. Ibyo gukizwa ni ku mutima, tube tubiretse. Ni bya bindi twavuze byo guterana no gusenga. Icyo ni cyiza c'umuco wacu. Yego, mu buryo bw'imyemerere, guhatira abantu bose mu materaniro. Yego. Sawa, murakoze cyane. Reka dukomeze tuganire, ariko tunogana ku musozo. Nk'ubu ngubu iyo mureba nk'urubyiruko rwa none turi mu mahanga, ari twe banyamurenge b'ejo, mukareba imyitwarire dufite. Mvuze ngo imyitwarire dufite, ejo bundi hari nategereye abantu bavuga, hari abana bari muri Amerika bafite imyemerere ivuga mbese bamaze guhinduka mu rwego ho umwana w'umukobwa afata umwanya agatwitira umuntu ku mafaranga, amezi 9 yamara kubyara agahereza nyiri umwana nawe akamuhereza ibyo bumvikanye, yarangiza umwana w'umukobwa agataha. Iyo mureba ubu, kandi uwo n'umunyamurenge w'ejo, iyo mureba urubyiruko rwa none bw'abanyamurenge, mukareba n'ukuntu ejo ari twebwe tuzaba turi abanyamurenge, mubibona gute nk'abantu bakuze? Nihe nama ushobora guhereza umunyamurenge wa none? Yibwira gute ko ejo azaba ageze ku ruhe rwego, kandi tutagomba guta indangagaciro zacu? Yego, mbere yuko tuvuga umunyamurenge, tubanze tuvuge umuntu ku giti, muri rusange. Ihame rya mbere donc amahame shingiro agenga abantu niyo agenda yangirika. Uvuze gutwita ni ikindi kibazo, ahubwo we yanabyemeye. Noneho hari n'undi wemera kubana, umukobwa akabana n'undi mukobwa, umuhungu akabana n'undi muhungu. Iyo ni ugusenyuka k'umuryango, ni ugusenyuka kw'abantu. Uko gusenyuka kw'abantu kutugeraho natwe kubera yuko turi muri ba bandi.
icyakagombye ni ukwigishwa kwerekana ko umuryango kunguka kwawo no kubaho kwawo ni ugukomeza za ndangagaciro shingiro z'umuntu mu miremereye. Ejo hazaza sosiyete kugira ngo ibeho ni uko abantu gukomeza bwa buryo bwo kororoka bwari busanzwe. Kugira kandi ngo abantu bakomeze kugira umuco w'abantu ni uko bitandukanya, ariko nta nzaduka ibaho. Ibi byose bikorwa iyo usubiye muri Bibiliya, za Sodomu na za Gomora ni ibi byari bihari, ntakizabaho, nta gishya cyabaye, kubera yuko n'Imana itabyishimira. Twakagombye kureba ibidadufitiye umumaro tukabirwanya, iby'Imana itishimira, kubera ko turabemera Imana, nabyo tukabirwanya kugira ngo ejo heza hacu hakomeze habeho. Agaciro kacu gakomoka ku gaciro rusange k'abandi bantu bose, ariko cyane cyane iyo umuntu ajya kureba iyo arwaye ntawe ubanza kuvuza undi, ubanza kwivuza. Ni ukuvuga ko tubanza gukangurira abacu bana, tubanza gukangurira abadukomokaho ko bakwirinda kugira ngo bakomeze bagire agaciro n'indangagaciro z'abantu. Iyo uvuze ngo indangagaciro z'abantu, umunyamurenge afite izihe ndangagaciro? Wenda uyu nguyu waguye uri muri iki ngiki amenye ngo iki ntabwo kiranga umunyamurenge. Tugana ku musozo nta kibazo. Kubwo uvuze gutyo ndabifatira hamwe. Ubufura twahoranye nibwo bwatwubakiye. Ubufura bwatwubakiye mu buryo bwo gutabara no gutabarana. Iyo tuvuze gutabarana si uguterwa gusa. Umuntu yabashonje akagenda akabibwira undi, akavuga ati twashonje, wenda ngo ntanabimubwire akamenya ko yashonje akamuhatana. Ariko no kuvuga hari imvugo bavugagamo. Ni ukuvuga ko umuco watumaga umwana wanjye atarara amata ukama ufite inka zikamwa. Byatumaga ejo usanze hari ikibazo cyabaye iwanjye ntugiceho ukacyitaho. Ni ukuvuga ko icyifuzo, indangagaciro ijyanye n'umuco, iyo tuvuze umuco w'ubufura, ubunyangamugayo bwo nibavuga ngo umuntu ni inyangamugayo, uriya muntu ashobora kudakora iki kintu kubera yuko afite umuntu ukimubuza, ariko icyiza cy'ubufura ni umutima ubikubuza, nubwo nta muntu ukubona ukabireka. Naho ubunyangamugayo wabikora kubera ko abandi badahari, ariko ba bandi bibangamira wabona bahari ukabireka. Twakagombye gutoza abana bacu umuco w'ubufura, kandi umuco w'ubufura ufata muri bya bindi byose twari tumaze kuvuga. Tukabatoza n'ubunyangamugayo, nimba ari ku ishuri akamenya ko ubufura bugomba gukomeza kumuranga, nimba ari ibikorwa agiye gukora akamenya ko ubufura bugomba gukomeza kumuranga. Urwo rugero wari utanze, urwo ni urugero rutishimirwa ku isi hose, kandi rugomba kurwanywa ku isi hose, kubera yuko turi muri iyo kominote y'abantu. Reka dusozereze kuri iri jambo. Iyo tuvuze ngo umuco n'ururimi rurimo, uyu munsi twaba dufite abana, cyangwa se tumaze mvuge ku babyeyi bataganira n'abana babo ururimi rwabo. Icyo kintu cyo mucumva gute? Ni ngombwa ngo tugumane ikinyamurenge nubwo turi mahanga? Bifite akahe gaciro? Nitumara dusoze rwose. Mu bintu biranga abantu, ya identity twavugaga, tuzi ko twavuze amazina, tukavuga n'aho umuntu akomoka, noneho hakaza umuco w'abo bantu kugira ngo batandukane n'abandi. Ururimi ni ikintu cy'ingenzi ku bantu. Iyo umuntu ataye ururimi aba ataye umuco rwe kavukire. Aba ataye umuco. Impamvu ya mbere, iyo ujya gutekereza mu rurimi rutari urwawe, tugera ku kigero cyiza cyo gutekereza. Kugira ngo ushobore gutekereza, ubwo ngiye kuba ku babyeyi, umubyeyi yakagombye kumenya ko umwana we namara guta ururimi azaba amuvuyeho, ntazaba akiruwe, kuko ntibazaba bagihuje ururimi, umuco. Icya kabiri,
umuntu utekereza ku rurimi rwiwe bitandukanye n'umuntu utekereza mu ndimi zindi. Kugira ngo umuntu ashobore gutekereza neza icyo ashaka gutekereza nuko agitekereza mu rurimi rwe. Hanyuma icyanyuma ururimi ni umuhuza. Hano abasomali nigeze kugera Isiri baravuga ngo ururimi rwabo ngo niyo rangamuntu. Yego nari ngiye kuvuga ngo ururimi ni ikintu cy'ingenzi mu buzima bw'abantu, kuko uburyo bwa communication, ariko ururimi tuvuga si amagambo gusa. Buri muco wose ugira uburyo ukominika mu bimenyetso. Yego. Iyo wageraga mu nzu umubyeyi ukumva aravuze ngo mwabana, ubwo yabaga yarangije kubabwira icyo ashaka kubabwira, ijambo gusa. ubwo buryo iyo udahaye ubikorera mu rurimi rwawe, rwa rurimi rushingira ku bimenyetso n'ibindi bintu bigiye bibamo, ntabwo bikora. Ubu ni ukuvuga ko umwana wacu uhaye uturanye n'abakikuyu akamenya ururimi rw'abakikuyu akarusimbuza urwabo, ariko ntazamenya ibanga ry'ururimi rw'abakikuyu kubera ko ntiyagera kuri urwo rwego. Noneho umuntu mu buryo bwa communication si amagambo gusa, harimo n'ibindi bintu byinshi bizamo. Ibyo ngibyo iyo wize ururimi rw'abandi ugarukira hagufi tuwugerayo. Noneho kugira ngo ube umuntu wuzuye ushobora gukominika urebye kuri geste zonyine, akavuga abadamu iyo atsinze tuba tumenye ngo hari ikintu avuze mu muryango, kandi tuba tumenye ngo hari uruhererekane rw'ibyo yatojwe n'indangagaciro afite. Ni ukuvuga ko ururimi ni ikintu cy'ingenzi kurumenya, kurukoresha mu muryango. Asante, turabashimiye ku mwanya muduhaye. Reka dusoze utanga mesaje imwe ku bantu bazagukurikirana, hanyuma dusoze. Turabashimiye. Yego, reka dutange tubashimira. Ikitubabaza nicyo nshimiraho. Twagize ibyago turasenyerwa, dukwira mu isi. Tumaze gukwira mu isi, hari aho abantu bagiye bisanga umuntu ntabe wenyine. Ubu uzarebe impamvu ituma dutura Kayore. Umuntu wa mbere yaraje atura Kayore, undi araza tukagenda tuva ngo runaka atuye aha. Ibyo twakagombye guprofita bikaba impamvu ko guturana tukagira ibyo twiga kubera ko twegeranye. Noneho mwebwe mwafashe iya mbere, wavuze ngo ni ukwibutsa no kwigisha. Ikibabaje ni uko abantu bakuru batafashe izo responsabilite kandi bafite ibyo bigisha, bigafatwa n'abantu batoya. Icyo ngicyo turakibashimira. Asante. Kandi muzagikomeza. Asante. Hanyuma ku kiganiro tuganiriye, ubu ngubu twagiye dutanga incamake ya buri jambo ryose, ariko ntitwavuze buri kintu cyose. Kandi ni ngombwa ko abantu bakimenya. Ntitwavuze umuco, wakomeje kuvuga ngo umuco wahahise, wakomeje kuvuga ngo umuco waho twavuye. Ahubwo twakagombye kuwugereranya n'umuco wa hano kugira ngo dushobore kubaho. Kuko nimba duhaye twiga umuco wa hariya, uwa hano kandi ari udutsikamiye. Afete ni nko kujya kubwira umuntu inzu yamugwiriye, ngo uje kumwigisha ngo iyi nzu itaragwa yari imeze gute kandi muri hejuru. Twakagombye kubanza kwigishwa kumenya ibyo turimo ko atari umuco wacu, none tukabona gusubiza abantu kubabwira ngo umuco wacu n'uyu nguyu. Yego. Tubabwira ibyo bavuyemo kandi ibyo barimo ari byo bakomeje. Tukaba twishimiye ko nabyo muzabigereho. Yego. Wari uvuze ururimi mu rwego rwo gusenya imiryango, ariko hariho n'ibindi byinshi yabisenya imiryango uyu munsi. Gukunda igihugu no kwikunda, kugikorera no kwifasha. Ubu ngubu ko murikunda kandi ko murifasha, mukomerezaho. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane.